Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaje wa anaje madimbi anaje mwana iwacu mu rugo ni madiba tangiye filime yacu akana kuyu munsi ndekura musenzi nawe ndekura mujinga wese wari tibyo bintu wese ndekura mujinga nawe ndekura ariko unishaka no kwanje wangusurwa musenzi ntwega ni rwanje na mujinga we murasazana kwangu no rwanje ndekura mujinga ndekura ari ndana kubenye ndekura mereza wangu waretse kugira ngo tendeti kwabyo ni madiba komedi 5 kwa 5 utunga pastor kwa mujinga we yohereye wende kura musanze pastor ndekura we ngusangere zapati namwana n'umutakatifu uragafaka sharwa kicwe n'uburoro pagenda na masengesho y'iminsi ndakijwe ndagiye akicwe n'uburoro itajya pastor ni madimbi pastor madimbi pastor madimbi pastor we pastor madimbi zapati namwana n'iki wangu yakome kukisa vera kome munda wapi nashi we jahana niyo jahana murashonje fukama kumafi basanye nyakasa bashizimbwa zirya zihaga izimbwa umusenzi yapatira mwana mutakatifu bonindya abonindya ko hindya umusenzi amena wese gatoye ngamugende nagaruka urashonje ushaka kurya oke kurya sha patina mwana mutakatifu umusenzi amusengeri haga umusenzi haga mujinga we bana indya haga inzara heze genda ndashonje urangubise nabibonye haze ni munsi zagaruka masabwe 10 madiba nani ndashonje banga nyine amafaranga na mufuka nakanote kandi karabo patina mwana ndamo amafaranga gute mukabyara ngapfuka manywereka Yesu agendeza na Muhammad subhani wa tahara twendere tusendere ya patina na mutakatifu ahanga hare ape mana muheza gire meza ya muhindya ziba tuza muhirya arya fungura kurya patina mwana fungura musanze fungura iki se wangu fungura na mafaranga urabona oya nagunda yabona uretse gatonda yaguheza gira we ziba tuza mana pashungana wawe atumwambari wawe netse bona teye imbere agetera imbere amafaranga itakiba gashira mu fuko abateka biko baragwiriye pastor madimbi wayabonye nabonye sabanga weke ngusinyire andi yikube kabiri ndamunda banze haga amusenze we amafaranga yesa nasiga inyuma gushirema yandi amusenze amafaranga ndare kura guta ashirama yandi nahejeje mbonye kurya urabonye ujinga rangivye wangu aramusajya amafaranga sinahera wangu wiganye ngusanye nitsuna haga mana fasha amafaranga nyesobirane amafaranga yanjye amafaranga namusaka senga we ihangana kumanga ndetse ibyaziraza kumaho kandi bwo naje nako naye ko irote nabakane kumitwa buri munsi uyu munsi ndagiye iyo ni kangahe ndabakunda cyane madimbi 5 kuri 5 ndabakunda.